nk'imikino imaze kunganya muri no shampiyona mu mikino itatu yose yarayinganyije APR Etoile de l'Est na Espoir yose uko itatu ikurikiranye yose yarayinganyije ubwo kongera na za Gicumbi bagiye banganya ubwo shampiyona irimo isozwa ni Rayon Sport itari yakora reaction itari yagaragaza yatushe umutoza mushyashya nta ya match de reference twayibonaho kugeza kuri uyu munsi wende kuri match APR banganya numvaga namushimye mbona rwose yakinye nta bwoba kwa APR ntabwo erega APR nagiri gukina neza muri no minsi kereka oya bari amazina ariko none se reka nkubaze fisi reka nkubaze utekereza ko ari APR na rero inde watashye yishimye watashishimye ni APR none what to celebrate there ariko cyo ndi kuvuga ni iki urebye physionomie y'umukino hagati mu kibuga kuntu rumeze ukareba ibisubizo Rayon Sport yifite n'ibyo APR yari ifite Rayon Sport muri uriya mukino navuga ko umutoza yari afite amata menshi ho gato kuri kamwe dukuze yavuze nemera ariko kuri Etoile de l'Est kongera Espoir ntangiye arakantu dukuze yavuze nemera hari nako yavuze ntemera icyambere yavuze nemera yari ruje rwose ni defenseur gutegera umuntu yaragiye muri position de tir igitego ni position de tir yarageze nta no kwiruka umuntu atekereza ikintu cya kabiri ubwo abantu bari kuri YouTube yacu barimo barabireba niko sa Hussein Eto yakoreye rutayizamu ikipe ya Espoir bize kurangira batamuha ikarita itukura penalty uwitwa Trésor Ndikumana arayinjiza navuga icyo wemera nicyo temera icyo nemera ni iki nuko bari muri transition ubwo abari bagomba kwemera gukubitwa ariko ninyana nabyemera ariko bari muri transition abari bagomba kwemera gukubitwa icyo ntemera ni iki rero nuko abari bagomba kwemera gukubitwa nukuvuga ngo ikigomba kuba nyuma wango reka mubwire dukuze ikipe ya Rayon Sport iri muri transition yego ivuye mu mwobo irimo irarwana no kuzamuka gustabiliza imishahara this and that ariko twibukiranye ko ingi yari sezo ya kabiri umwaka ushize Rayon Sport yaguze abakinnyi ba fake benshi ikinga abantu bikarito mu maso yongeramo Ruvumbu ufite exploit individuel ariko bakini burya ikipe nyine ibikipe ko akari abantu ntabwo ari umuntu umwe birangira ikipe irangirije ku mwanya wa 8 sibyo umwaka wa kabiri recrutement Rayon Sport yaguze abakinnyi ba fake benshi nta cyemeza ko umwaka wa gatatu itazagura abakinnyi ba fake benshi ikintu ne ese ubwo ntibabikoye imisomo muri imyaka 2 uvuze none se kubera iki barikoze umwaka wa mbere ntibibaye n'umwaka wa kabiri umwaka wa mbere komite yasanze abakinnyi barabaguze benshi bari bahari nawe urabyibuka ba Sadati n'abandi bake bamureza budara dukuze dore ikibazo giye mfite none se reka mbabaze ni iki cyabaye kigaragaza ko ubutaba batazabikora ko abaguraga ubushize aribo bagihari no bongemo izi ari maraso mashya wenda oya mbere na mbere Rayon Sport yahawe ubasha bwinshi yoburijwe cyane cyane na Masudi Juma cyane akora ama recommandation cyane kugira ngo Rayon Sport hariya kwisomo ntabwo yakongera gukora ikosa ryo gutuma umutoza abayobora muri byose umuntu wese ashaka muza ibyo nisomo ugomba gukora ibyo nisomo umuntu wese agenda abona isomo nkuko Musanze mu mwaka wabanje yigogora abakinnyi ba fake barutezamo 9 ntibigire icyo bitanga kagera hafi kubu ya nyuma uyu mwaka ikaba yarahinduye nuko ngo byose n'amasomo reka mbabaze reaction ni yihe nyuma yo kugura abakinnyi mu kwa ikipe ya Kiyovu Sport yaguze Pichu apana Pichu nuza Vuvu abasurubuni bahita bazana wo niko bigenda iyo ufite ikipe ufite intego none se uyu Jean Fidel na Juvenal ntibagiriyeho rimwe urebye biranga none se uko bitandukanye abanyamupira man ariko harya bya rimwira ni kimwe ni muri Samim mu kwezi kwa 9 bose bagiye 2020 ko numva hari gihe Juvenal yigeze kuvuga ati Sadati yantumye yashaka kureba ngewe ni difference y'amezi ariko champion barazitangiranye bazitangiriye rimwe ikintu cya mbere gihari izo ntego man ushize niwe waguze icyo gihe wari waguze none ubwa kabiri reba Juvenal aguze Vuvu abonye ko ari umukinnyi udashoboye ahitagura wo kwi Juvenal cyangwa se na timu ya Kiyovu Sport na Juvenal bakoze recrutement z'amazina azwi akomeye igisubizo mwari bume ni ugutenguha n'abatoza kuko na Juvenal nawe ni umutoza ubikora ni umutoza witwara ingingo wagize uruhare runini mu gukora amashwa wenda ubwo twavuga tuti amakosa sa y'umuyobozi wa Rayon na aya Masudi ku giti cye ubwo umwaka utabaza bikosora abayobozi bari bashatse kubigira formel cyane kuvuga ngo umutoza niwe akwiye kwigurira abakinnyi bemera inama z'umutoza ku buryo umuntu akubera nawe usanzwe ubizi neza ko ari umukinnyi w'umuswa no mu yandi makipe udakina warangiza niwe wirukanye Mukoro asigana Rumanga kandi Mukoro yaza ko ari muri Rerwa ari umukinnyi ubafasha cyane niraste yirukanye Peter Beravor ejo wabonye umuriro yacana niwe wambara kabiri muri Etoile abakinnyi ba makiye b'ubuntu ariko ibyo ndabirenga ndenge mu kibuga Rayon Sport yambara
jezi abafatanyabikorwa barashishutse ariko tandenze urakoze wenda bakina na Etoile de l'Est iyo ni Rayon Sport Sport banze ubwo sinari mpari ku mukina nyuma ya match ya Etoile de l'Est mukina murambeshye nta kibazo tanga igitekerezo cyawe Rayon Sport yambare ya myenda yayo isa gute buriya ya giri ishyiramo amasogisi y'ubururu oya ibyo byo ntacyo oya by'amabara oya wiretse kumbwira gutyo ntacyo ikibazo ni ukuntu byashize nukuvuga ngo iriya reba turiya tubara tw'umuhondo turanga ibara riri mu mwenda niko ryakagiye nyine mu isogisi oya byo turavuga amasogisi y'ubururu mu myenda akaba ari umuhondo cyangwa nayo ari grey ibyo birumvikana ariko noneho oya batera mu rusasi urabizi ko abasitari bashatse kuri match ya Etoile de l'Est afite bamanukanye umweru umusifuzi aravuga ati uramenye ntabwo bibaho ati muri ikipe yihemwewe ko batumije hari imyenda itari yuzuye bajya kuyizana baba bakinisha imwe bavuga ngo second half turashyiramo imwe uratekereza ubwo bumenyi bw'umupira w'amaguru bubura muri Rayon Sport ariko team manager hariya nawe ndamunenze Adrien ntabwo akantu kakabaye rwose bakuri team manager ikintu twemeranyaho ngabo Adrien uzagura jezi oya kora ukagiye muri ko kuza bambaye jezi ya kabiri mu myaka ikintu cyonyine twemeranyaho nuko Rayon Sport ikeneye undi muntu w'umujudge twari twabivuze Rayon Sport imaze amezi arindwi yaratubwiye ngo igiye kuzana secretary byagenze twari twavuze tuti SG bazana yakakwiye kuba afite profile itandukanye n'iy'aba bantu ikintu twabonye administrative uri bahagaze neza bakina undi muntu noneho ku rwego ruri sportif uretse no guhemba no kuyobora ikipe wanaze tura detail duto twa sport umupira w'u Rwanda uko bigenda ibintu nk'ibyo ngibyo yagakwiye kuba ari we ngubu reyo yashyizeho amategeko abakozi bayo bajya ku kazi bafite ibiro ejo nyuma yo gutsindwa duskora gutsindwa na Espoir ubu ngubu ngo umuyobozi n'abamwungirije n'abatoza bose ngo bari bagiye Nyanza ngo gusura ya centre yo kwambungira nyine ibintu by'akazi rwose babishyiramo imbaraga ukabona ko ibintu byabo biri ku murongo ariko se yatushe mu sportif utusa SN Simba rutayizamu bazanye arabatsindira ariko se birarangira kwavuga ngo Rayon Sport ngo ni kwa reaction ngo bazanye oya na Simba oya dore ikintu nshaka kuvuga ikipe ya Rayon Sport nta bisubizo nta bakinnyi ibyo wabivuze ibitego byinshi kurushaho kwi kuvuga ngo yaraje wagura ndetse ubishaka kubigereranya byo byihorera bazanye rutayizamu arabatengwa bahita bazana uwundi sibyo ariko nabwo bazanye amaboko magufi usibye kuba bazanye amaboko magufi usibye kuba wenda yaba yarabahiriye bigacamo ariko umuntu witwa bazana Pierre bazana ishimwe keze baje nibyo bari bakoze none se ikibazo kikaba ari iki ikibazo ni transition reka mbwire ngabo transition nta nose ntabwo bita biba Rayon Sport ivuye mu mwobo bwa Sadat yagiye mu mwobo igera hasi ubu ngubu gahunda no kwikuramo buhoro buhoro ntabwo yahita iva ngo itigiye hejuru nibishoboka izo transition rero ahantu hose zirahaba ikipe ikemera ikazakira ikazagera igatwara ibikombe no kongera kujya mu makipe hatanira ibikombe buri mwaka ntabwo byahita biba automatique nubwo bari kuzana ikipe ya mbere na mentalement ukumva ko ikipe imaze kuba iya munani ukuntu na Super imaze kuba kwa Sadat ngo Rayon Sport yabaye ya munani uyu mwaka nirangiza kubanya wa gatanu bazaserebura bavuga bati rwose kesto y'umwanya nta kesto y'umwanya kesto yo kugenda ukura none kongera kugura ya mentalite yo kumva ngo twongeye tuba Rayon Sport nyuma yaho twari turi umwanya wa gatanu byo banawutsindiye kuva Kigali yatsinze umwanya wa gatanu Rayon Sport yawuryamye ahubwo no kwibaza ngo sira umwanya wenda nta nicyo bivuze umwanya wo nta kintu ubuze kuko n'ubundi nta gikombe batwaye niwe no wakabiri yuze mutegereze ko watwaye igikombe yatwara n'icyamoro ukaba wasohoka nta kintu bwa mbere mu myaka 27 ishize Rayon Sport igiye kumara sezo eshatu zikurikiranye idasohoka ntabwo igikombe cy'amahoro cyari cyakinwa nyuma yo gusohoka ikindi cya kabiri izo size ebyiri turi kuvuga Rayon Sport ntiyasohotse ko atari uko ari ikindi kindi ni Rayon Sport yasohotse kubera ko yasohotse inshuro ebyiri itabikwiye urabyibuka itabikwiye se kubera iki nyine bagendeye kandi rero twagiye amategeko yarayibyemerera cyakinwa gase none se kutaso wenda ahubwo wese kuki yumva ko igomba gusohoka ku cyamahoro kuki itasohoka twaye n'icya shampiyona urundi ruhande shampiyona Rayon Sport icyo mu myaka yabanje uko Rayon Sport igeze kumara imyaka 8 idatwara shampiyona urabyibuka n'umunani 2005 kugera 2013 kuva Gomez nicyo gese ntiyasohokaga yasohotse ko atwaye igikombe cya shampiyona nyine hari igihe ufite izindi second chance kuko Rayon Sport hari yabaye ya kabiri iteko bahita barivuga ngo ntago ari ya kabiri ngo harasohoka ngo yatwaye gishize ngo yatsinzwe kuri finale ngo igikombe cy'amahoro hari utuntu nk'utwo twagiye bari icyo gihe ari ya kabiri muri shampiyona nabwo ari gusohoka kwa Aperi yabaye ya mbere urangwa nubwo nta gikombe cy'amahoro cyabaye ngo turakugize itegeko ngo ryuko ngo yatwaye icy'amahoro cy'ubushize ewana ntabwo iryo tegeko barihimbye niryo risanzwe ahubwo Rayon Sport yashaka guhuza ewana kabisa hanyuma Rayon Sport yatakaje amanota imbere ya Espoir ubwo twari tuyikomejeho nk'ikipe nini nk'ikipe ikunzwe ariko indi mikino yabaye umukino warangiye igitego kimwe kuri kimwe ubwo ni muhire ni SN watsinze
yatsindiye ikipe ya Rayon Sport hanyuma kiza kwishyurwa n'uwitwa nako yaje yishyura igitego cya Trezor Ndikumana umukino Hussein yashobora kubonamo ikarita itukura musifuza arayimimwa yemwenye rwose impamvu itaramenyekana abasifuzi nabo igihe bakora amakosa tugenda tunabagarukaho nk'iriya karita y'umutwe yimanye iki ntabwo byumvikana kuri siporo yakakwiye kurekerama nuko ziba ari ikipe zidakunzwe cyane zidasakuza wowe na match idafite anje kuko iriya match nta kintu hanyuma ikipe ya Rutsiro inganya 1-1 n'ikipe ya Bugesera yatsindiwe na Rucogoza Eliasa wari wagarutse nyuma y'ibihano yaramazemo iminsi Romami Frank tego kimwe mu mikino ingahe tego cya mbere nyuma y'imikino ingahe yose ariko kuva returo yatangira hari ubwo rero bagatsinda igitego uravuga bandese Bugesera ikipe yose igitego nicyo yinjiza kimwe Bugesera mu bihe bibi kuva returo yatangira nta gitego rero bagatsinze check ko ari igitego cya mbere Bugesera itsinze akura yikubise 2-0 harya ko Bugesera yabikoza agashya ubwo yanganyaga 1-1 n'ikipe ya Rutsiro mu kitari nziza kuri Bugesera ari kugenda bishyira habi kurushaho nayo amahingozi ko ari byo